Haleluya. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Dushimiye Imana ikomeje kuduha umwanya kugira ngo twungukiremo ibidufasha kugira ngo ubugingo bwacu bukomeze kubaho bunezeza Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka uyu mwanya rero mbinginge dusangire ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu gitabo cya Danieli, hanyuma buri wese aze kumva icyo ijambo rimubwira kandi icyo ridusaba aricyo dukurikiza. Twese tuzi neza yuko Bibiliya ari bwo buhanuzi butavangiye. Bibiliya niyo soko y'ubuhanuzi bwose. Abahanura basanzwe, abahanuzi basanzwe bose bahanura kubera yuko Bibiliya iriho kandi ibayobora. Imana ikomeze kutugira neza. Umwigisha yigisha kubera ko Bibiliya iriho kandi imuyobora neza, kuko Bibiliya niyo yaduhaye amateka yose ndetse itwegereza icyo nakita nk'ubwami bw'ijuru. Bibiliya yatwegereje ubwami bw'ijuru, niyo irimo byose dukeneye kugira ngo ubugingo bwacu burindwe kandi bubeho bunejeje Uwiteka. Imana ikomeze kutugira neza. Rero umuntu wese mukumbuje kujya asoma Bibiliya, waba uri wenyine waba uri n'abandi, ujye usoma Bibiliya wumva icyo Bibiliya ikubwira, kuko muri Bibiliya niho ukura inkomezi, niho ukura impamba y'urugendo. Gusa impamba y'urugendo uzabona, ibyo uzabona ntibizakwibagize intego y'urugendo. Imana ikomeze kutugira neza, kuko hari abantu basoma bagatangira kuzanamo ibindi bintu ukagira ngo sinzi. Ariko ndagira mbabwire ngo Bibiliya niyo ntwaro twese dukwiye kuba dufite nk'abagenzi bagana mu ijuru. Imana ishimwe. Reka mbasabe kugira ngo rero dusenge, dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana nziza, abahungu bawe, abakobwa bawe, abo ukunda watoranije twese Uwiteka, turaguhimbaje kubw'ineza yawe. Nushimwe kandi wamamara ushyirwe hejuru. Nyagora ku ngoma, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Kandi Kristo mwiza, ni wowe utugenera ibidukwiriye, ukadufasha kumva icyo ushaka ko twumva. Nuhimbazwe. Ndagusabye rero eza buri umwe wese, kuko iminwa yacu iba yanduye, tuba twagiye mu nzira zitandukanye. Uwiteka, tujya tugoma kuko twe turi abantu kandi ntabwo turagera kure cyane aho umwanzi atarasa imyambi. Ndakwinginze dushyigikire muri uyu mwanya, duhe kumva icyo dushakaho. Ubane natwe Nyiringabo. Ngiye kubumbura akanwa kanjye mbwira ubwoko bwawe. Ndagusabye ngo unyobore, ndagusabye ngo untegeke cyane, mu izina rya Yesu mvuge mbwirijwe nawe. Kandi Uwiteka, ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo mbasha gutambutsa mbwira ubwoko bwawe. Komeza kubana natwe mu ruhande rwacu, urera kandi uracyanuka, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turasanga muri Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli, ibice 6. Duhere ku murongo wa 20. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Danieli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati, yewe Danieli, umugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Danieli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Hano hari umurongo wa nyuma dusomye. Imana ikomeze kutugira neza. Ngo umwami ahera ko aranezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma dusomye
ni nk'amateka, ni amateka dusomye y'uyu mwami Nebukadinezari ndetse na Daniyeli mu rwobo rw'intare. Uko byari bimeze, abantu benshi twasomewe ayo mateka, abandi twarayisomeye, twumvise byinshi, twabwiwe byinshi kuri aya mateka. Imana ishimwe cyane. Ngo umwami yagize gutya abura ibitotsi kubera ko Daniyeli bari bamushyize mu rwobo rw'intare. Wenda ntabwo dusubiye inyuma ho gatoya ngo tuvuge ukuntu umwami yagabiye Daniyeli akamushyira mu batware batatu bagombaga gutegeka abandi batware b'intebe bari bashinzwe kuyobora intara zo muri icyo gihugu. Hanyuma Daniyeli ngo akaba akunzwe cyane kubarenza. Hanyuma rero ngo abandi bakaza kumugirira ishyari, bagacunga ibyo Daniyeli akora kugira ngo bazamushyirishe magire gute azapfe. Ariko Imana itugire neza, ikamuhagararaho, ikamurinda kugeza ubwo ngo bamushyize mu rwobo rw'intare. Aba bamushyize mu rwobo rw'intare, umwami atabikunze, atabishaka ndetse atanabyishimiye, kubera yuko yakundaga Daniyeli akanamutonesha. Imana itugire neza. Ariko kubera yuko ari abari bamuhagurukiye bagombaga gusiga agiye mu rwobo rw'intare, kandi ibimenyetso byose bari babifite, bari barashutse umwami asinya itegeko, haleluya, batuma asinya itegeko rituma Daniyeli agomba kuzashyirwa mu rwobo rw'intare. Ibico biracurwa rwose, bacura igico cyo kugira ngo Daniyeli azashyirwe mu rwobo rw'intare. Umwami rero ngo igihe Daniyeli yarashyizwe mu rwobo rw'intare, ntabwo umwami ngo yigize arushya goheka, ntabwo ngo yigize asinzira, ngo ndetse icyo gihe ntabwo yariye, ntabwo umwami yigize arya, kubera yuko yarazi Imana ya Daniyeli, yarazi icyo iyo Mana ishoboye. Yari abizi ko iyo Mana yarinda Daniyeli ari mu rwobo rw'intare, ikamurinda atarurimo, ikamugira neza. Umwami agira ibyo byiringiro, ariko aravuga ati ntabwo ndi buze kurya. Umwami aravuga ati ngomba gusenga. Buriya nawe yarasenze rwose, avuga ati inshuti yanjye, uwigize kumbwira ibyo abandi batigize bambwira, wansobanuriye inzozi z'abandi batigize bansobanurira, dore ashyizwe mu rwobo rw'intare, ni gute najya kurya? Umwami ngo yanga kurya, arabwiraza, arimo asenga, ari yababaye, afite agahinda kenshi. Ngo mu gitondo bugiye gucya, aragenda arazinduka ajya kuri rwa rwobo rw'intare nk'uko dusomye muri Bibiliya. Ngo hanyuma arahamagara ngo yewe Daniyeli, ngo se ngo mugaragu w'Imana ishobora byose, Uwiteka yaba yakurinze? Imana itugire neza. Amubaza ijambo ryiza. Hari igihe ugeramo, hari ibibazo ugeramo, umuntu akaba yaza kukubaza ngo se runa ugashyira washyiramo nk'izina ryawe, mbese Claudine we, mbese Irakoze we, mbese Imana ukorera yaba yakurinze? Mbese ibyo bihe waba wabitambutsemo amahoro? Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Hanyuma ngo Daniyeli, Imana itugire neza, asubiza amagambo meza, amubwira neza cyane. Aramubwira ngo Imana yandinze, ushobora byose yamurinze. Haleluya. Ngo kubera yuko yagaragaye imbere y'Imana nta kosa afite, nta kibi na kimwe cyamugaragayeho Daniyeli, kuko yubahaga Imana. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Iyo ugaragara neza imbere y'Uwiteka, ibyaza byasamye byose nta kintu byagutwara, kubera yuko Imana ibihari kandi yakurinze. Yaramubwiye ngo Imana yohereje marayika wayo ngo araza afunga iminwa y'intare. Ibyari byasamye ngo marayika w'Uwiteka yaje agira gute? Abifunga iminwa, ntiyagira ikibazo na kimwe. Daniyeli aho kugira ngo intare zimurye, ahubwo ziramushyushya, Daniyeli agubwa neza. Rero tugomba kwiringira Uwiteka, tugakorera Imana, tugasenga Imana, kugera ku rwego niduhura n'ibibazo, Imana itugire neza, tuzabazwa ngo ese runaka Imana ukorera yaba yakurinze? Nawe ugasubiza uti Imana yandengeye, umuremyi wanjye. Imana ishimwe. Ugomba kwibaza uti ese Imana nkorera, uburyo nkoreramo Imana, ngeze mu bibazo Imana yantabara. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu kikubaho
kikubaho ukitegereza ukareba ukabura izindi mbaraga zagutambutsa aho hantu, ukabura izindi mbaraga zagukiza aho hantu uretse Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru wenyine, akaba ari we wagukura aho hantu, akaba ari we wakurengera, akaba ari we wagukiza. Imana ishimwe. Hari ikintu kijya kikubaho nawe wakitegereza wareba hirya no hino ukavuga uti Uwiteka yandengeye. Haleluya. Hari abantu bagira ngo Imana yakoraga biriya kera, Imana yoherezaga abamarayika wayo bakaza bakafunga iminwa y'intare, ngo ntabwo igikora. Uko yahozeho kera na n'uyu munsi ni kwiri, nta gacu ko guhinduka. Haleluya. habe na gato kayigaragaraho. Ntabwo Imana ihinduka, ahubwo ba mu isezerano ry'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ba mu masezerano y'Imana. Kuko isezerano, Imana iguhaye isezerano niryo yifashisha ikurinda. Niba yarakubwiye ngo nzakugira neza, nzaguha iki n'iki, icyo gihe ibyaza byose uko byaba bisa kose nta cyagutwara ubuzima. Oya, nta cyagutwara ubuzima isezerano ry'Uwiteka ritaragerwaho. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Abantu muzi ko hari ahantu Imana yabatambukije, hari ibintu Imana yagukuyeho, nawe ukavuga uti mbonye ukuboko kw'Imana. Haleluya. Mushimire Imana. Imana ishimwe. Mujye mutera haleluya, munezerwe, mwishime. Dufite Imana y'inyembaraga, dufite Imana y'inyamaboko. Haleluya. Ntabwo igihinduka. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ikiranuka ku gato no ku kanini, ni Imana idakangwa na biracitse. Bishobora kuza bikakugeraho, ariko uko bikugezeho ni nako bigomba kugenda. Niba wiringiye Uwiteka ukaba uri kumwe n'Imana, maze nayo ikaba yemeje kukurinda, menya yuko uko bije niko bigomba no kugenda. Imana ishimwe. Hari bishobora kuza bikagushimaho, ariko bigomba kugusiga. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri Imana irakiranuka kandi Imana irera. Imana irinda abayo. Haleluya. Daniel mu rwobo rw'intare bari bazi yuko agomba kugeramo agapfa. Hari ikintu nawe kiza kikakubaho ukabona iki kintu cyagombaga kunyica, cyangwa se tutavuze no kukwica, ukabona nyine cyari kukwangiza ndetse rwose bya burundu. Ariko Uwiteka umuremyi, wa wundi ukorera, wa wundi wiringiye, wa wundi usenga, akaza akaba mu ruhande rwawe, akaza agakora ibikomeye, agatanga ingabo nyinshi zikaza zikagukingira, akohereza marayika we, ibyo bije ntibikugeraho mu izina rya Yesu. Cyangwa se byaza ntibigire n'icyo bigira gute bigutwara. Imana yacu rero ni nziza, Imana yacu igira neza. Abahakana bakavuga ko Imana itabaho, bazasome Bibiliya cyangwa se bazatwegere tubabwire ibitangaza byayo n'iby'Imana yadukoreye. Haleluya. Nawe ubwawe ufite iby'Imana yagukoreye, watekereza ukavuga uti Imana yarandengeye, nabazakwegere. Hari abantu ari umuririmbyi wavuze ngo ubwe ni ubuhamya. Haleluya. Ubwacu turi ubuhamya bw'igendera, ubwacu uko abantu batubona gutya turi ubuhamya, turi abahamya kandi dufite ibihamya ko Imana iriho kandi Imana ishobora byose. Yavuganye natwe kandi yavuganye natwe. Haleluya. Niyo kwiringirwa. Ntabwo twicariye umutogoto w'intare. Haleluya. Ahubwo twicariye ijambo ry'uwayiteretseho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Rero abicariye umutogoto w'intare abicariye umutogoto w'inkono nibo uzasanga batazi ko Imana ibaho, aribo bagenda bavuga ko Imana itabaho. Rero abicariye umutogoto w'inkono ntabwo ari twebwe, twe twicariye ijambo ry'uwayishyizeho. Nyiri ijambo niwe wavuze, hanyuma amaze kuvuga natwe tugira gute tubaho, kuko Imana yaravuze ngo tubeho, yaravuze ngo baho. Haleluya. Yaravuze ngo baho, yaravuze ngo tubeho, yaravuze ngo bari ababeho, ngo tubayeho kubw'ijambo ryayo. Ntabwo tubayeho kubw'impanuka, ntabwo tubayeho kubw'intambara, niba oya, tubayeho kubw'ijambo ry'Uwiteka, kuko niryo ryakoze kugira ngo umuntu aremwe.
yaravuze ngo habeho umuntu, yirema umuntu nyine. Ijambo ryayo rero niryo gitangaza, niryo ryaremye. Rero iryo jambo ryayo n'ubundi igize ikatubwira ibintu. Rero ayo magambo Imana itubwira niyo akomeza kugenda adushyiraho uburinzi, kuko iravuga iti umwana wanjye nkwiye kumurinda. Iryo ni ijambo, ikavuga iti ndakurinze. Iryo ni ijambo, hanyuma ikakurinda kubw'ijambo Imana yagize gute, yavuze. Shaka ko Imana yagira ikintu ikuvugaho. Niba uri umugabo, shaka uburyo Imana yakuvugaho. Niba uri umubyeyi, shaka uburyo Imana yakuvugaho, kuko iri jambo Imana yakuvuzeho iraririnda, ikakurindana naryo. Ibikomeye bikaza bikagusiga, ibyoroheje bikaza bikagusiga. Imana yavuze kuri Daniyeli, haleluya. Daniyeli rwose yamuvuzeho, yamuvuze ko izamurinda, yamuvuze ko izamugirira neza. Ndetse dusubiye inyuma mu mateka ho gatoya, ukuntu Imana yemeye ko bakurwa iwabo ari abanyagano, bakaza rwose, hanyuma bagakomeza bakabaho, ikamurinda, ikamugirira neza, igakomeza kubana nawe, ikamushyiraho igikundiro, nawe akayisenga, agakunda Imana, atitaye ku bihe yari arimo, atitaye ko yabujijwe gusenga, ariko agasenga, agakomeza agasenga, atitaye ngo bazamushyira mu itanura, atitaye ngo bazamushyira mu rwobo rw'intare, atitaye ngo bazamwica, atitaye ngo bazamubamba. Ibyo atabyitayeho, arakomeza asenga Imana, arakomeza yiringira Uwiteka. Rero nayo ijambo yamuvuzeho ntabwo ari uko yari kurira, oya, yarakomeje iraririnda, ndetse nawe iramurinda kugeza ubwo ageze mu rwobo rw'intare. Agezemo Imana ngo yohereza marayika wayo amutangamo, atangamo Daniyeli, ngo aragenda afunga iminwa y'intare. Daniyeli agerayo ari mu mahoro. Ndetse ngo umwami nawe ntiyarushya asinzira, kugeza ubwo mu gitondo yaje ahabaza ati, ese runaka we, ese Daniyeli we, intare ntabwo zakuriye? Imana yawe yabashije kukurinda. Imana ishimwe cyane. Ukaba wabaza umuntu, ese Rike we, ibyo bibazo ubinyuzemo ubaye muzima? Ese runaka we, iramanuka bayo yagusize amahoro? Ese runaka. Imana irarinda, ikarinda, ikageza ubwo irinda n'igufa ryawe. Imana ishimwe. Ryaba ryavunitse cyangwa ritavunitse, niba iri buririnde, iraririnda, ikazongera ikariteranya, ukongera ukaba muzima. Imana ishimwe cyane, kandi Imana itugire neza. Ndabashimiye ko mwari muri kumwe nanjye kugira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana, ariko nanababwira nti bavandimwe, nshuti, turusheho kongera ibihe byo gusenga, kwiringira Uwiteka, tumusaba ko hari icyo yatuvugaho. Dusaba Imana kugira ngo igire icyo ituvugaho, igiturinda, iturindane n'ijambo yatubwiye. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, urakoze cyane kubw'ijambo ryawe. Nushimwe cyane ko ongeye kutubwira ko tugomba gusenga. Mu ijambo ryawe twungukiyemo kandi tugiremo ibyiringiro. Ndagusabye Uwiteka, komeza kubana natwe, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo hahirwa uwo ukwiringira nawe ukamubera ibyiringiro, kuko ngazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Nyiringabo Data mwiza, ndakwinginze ngo buri wese arusheho kukwegera, ndetse no kugukorera, kugukunda no kuba hafi yawe. Ndakwinginze rero Uwiteka, wumve abakuganyira n'abagusanga, twese utugire neza, mu izina rya Yesu mbigusabye nkwizeye, amen.